yewe mwokagira Imana mwe. Nkuko mubibona rero amasaha arakuze, ubu ni saa sita z'ijoro. Saa sita z'ijoro nanjye ngo nibwo ngiye ku meza da. Ewe twarago ingaragu. Dore ndi kurya akavange kari aho nyine, namwe murabibona kari gucumba umuriro. None se mbigire mba ariyo nkoko nshoboye kwigurira. Ndakennye rwose mwokagira Imana mwe. Ndabirya ariko nanisho arayarinyisha, yari imeze mu maso. Abyicarira paka mbimaze. Ubu nanjye ndi ku kavange ndi kwisetsa nyine, nari mburaye. Kugira ngo murabibona ni saa sita z'ijoro, amasaha arakuze. Gucana amatara ya kamera nkapfa kureba. Inzara yarinyishe mwokagira Imana. Siko buriya inzara yakwica umuntu agapfa burundu. Jewe ubwo nigize nyine ngo ndi umusore ndyama ntariye, noneho rero inzara iranyica. Ingaragu buriya twarago mise mbyuka saa sita, mpata ibirayi ndateka. Nk'ubu ntabwo mbabeshe, dore burije ni saa sita z'ijoro pe. Ako nari mfuye kambirya ahubwo ntarapfa. Inzara mwokagira Imana. Ubu rero hari umukire ubonye imvanye yanjye atangira kuzamura amazuru yivugishwa utuntu tw'utuga. Abantu mutibuka aho mwaturutse mwabakiremo, ngo wibuke ko nawe wajyaga urya amateke n'inguri zazindi z'inguri z'amateke n'amabere yayo. None ugeze aho urya inkoko uri kubona imvange yanjye ngo yerererere, nimba nkenye ndamaze. Imvange se ariyo wanguriye? Ntabwo nari ngiye kuburara nkahita mbyuka saa sita z'ijoro nkabiteka. Se naje kugufunguza rero ndamaze. Yewesha nanjye mu bukene bwanjye ndakomeye, igihumbi cyanjye kiba gihagije. Mfite na deseri hano, ayiwe deseri y'umuneke, ayiwe nanjye ndi bosi we. Urabanza urebe n'amarasta mba ndiho, banza urebe n'amarasta mba ndiho. Noneho ndi ku kavange kanjye. Yo